Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Ambara Neza Samuel. Tubahaye ikaze abakurikiye Ambara Neza Samuel. Duheruka dukata ishati ndetse n'ishati ebyiri twakase, hari amoko maremare n'amagufi, ariko aka kanya ngiye kubereka uburyo twadoda ishati y'amaboko maremare. Ndagira ngo witegereze neza iyi video, niba kudoda ishati byaragucitse muri video za mbere, urebe iyi ngiyi. Ndagira ngo mubwire ko urabimenye rwose kandi neza. Aha rero ishati y'amaboko maremare ko tuyidoda muheruka hari ahantu twakase ku maboko, twa tuntu tw'inyuma tw'utubande ndetse n'udupfonye. Uburyo badushyiraho nibyo nshaka kubereka. Ufata rero verezoline ukayomeka ku gatambaro gutya, wamara kuyomeka ugasiga akantu urahina. Wamara rero kugahina uhita uhina akantu kangana na inch imwe. Aha urabona ni inch imwe. Noneho wamara kugahina kangana nibura na inch imwe, uhita ugakora uburebure nibura gafite nk'icyenda cyangwa se 8. Ibyiza byo gukora kanini nuko bitakugora mu kugateraho. Ibyiza byo gukora akarekare, umva kanini ushobora kugakora gafite hejuru ya rimwe, kandi byaba bipfuye, byaba bisa nabi cyane. Kandi nifuza ko umuntu wiga muri Ambara Neza Samuel ibintu azajya akora ibintu by'umwuga bimeze neza, ku buryo rwose kabone niyo waba warize ahandi hantu mu bigo cyangwa se hari n'undi muntu wakwigishije, ariko bitewe n'ibintu ngenda nigisha kuri cano, ntekereza ko aribyo uzajya ukoresha, ibindi ukabyihorera. Aha rero naho urahina, ubwo kariya ni kamwe k'iburyo tugiye gukora k'ibumoso, cyangwa se kariya ni ak'ibumoso tukaba tugiye gukora k'iburyo, mbese aka ni ak'akandi kaboko tugiye gukora. Rero nako ukazinga nka kwa kundi, ariko bitandukanye, uko ugakora bitandukanye na ka kandi. Ak'iburyo kaba gatandukanye n'ak'ibumoso, nk'uko nabasobanuye ko akaboko karekare uko byagenda kose ak'iburyo n'ak'ibumoso biba bidahuye, biba bitandukanye cyane. Rero ahangaha urabona gafite 9 kangaka nkoze. Noneho hano dore ukuntu hahina, sinzi niba biri kugaragara neza, uri kubireba neza kuri screen yawe, ariko ni gutya ugahina gutya. Noneho wamara guhinamo rimwe gutya, ugakoze nka mpande 3, kano ugahita yongera kugarura ukabisubiza uko byari bimeze. Ibi rero iyo umaze kubikora gutya, ukoresha pasaderi ukagafatishaho. Noneho wasoza kugafatishaho gutya, hano hasi naho uhita uhasongora, ukaza gasongora. Biba byiza cyane. Urabona hano ukuntu mise nkahina, noneho ugahita hano hatera ipasi, kakaba gasongoye gutya, gutya. Noneho rero wasoza ugatera ipasi gutya, uhita ufata ka kanini nako ukagahina, ariko ntabwo uhina bureba hamwe. Iyo ubikoze bireba hamwe birapfa byose. Kamwe kaba kareba iburyo, akandi kareba ibumoso, nk'uko nyine n'amaboko nayo bitandukanye. Noneho rero ubwo kano nako uhita ukagarura gutya. Noneho wamara kukagarura ugatera ipasi, ugashyiraho pasaderi. Kano gati ndi gushyiraho gakoze nk'umutima, iki ni igiti kaba kabajwe, ntabwo ari ngombwa ko gakora nk'umutima. Njyewe impamvu nagakoresheje ari umutima nuko ubudozi mbufite ku mutima, niyo mpamvu navuze reka nakoresha ari umutima, kuko ndabikunda cyane. Rero nawe niwumva ariko bimeze nawe uzabikoresha ari umutima. Noneho rero iyo usoje uhita ureba, urabona uko nadukoze twose turi kureba hamwe. Ibi ntabwo ari byo. Iyo rero usanze wabikoze twose turi kureba hamwe, ukamwita ugacurika,
ahandi wari wakoze ugakora ahandi habusanye naho. Iyo wari wakoze hepfo noneho uhita ukora haruguru ahangaha. Ariko biba byiza iyo ubikoze agatambaro karinganiye nyine, ariko harimo na verizorine. Haba harimo na verizorine ahangaha. Biba byiza gushyiramo verizorine umwenda uza unoze, ariko niyo waba udafite verizorine wabikora kandi bigakunda. Ubikora gutya, utera ipasi gutya igafata, noneho warangiza ukaza kugatera hehe, ukaza kugatera ku ishati. Ibi rero iyo birangiye urabona birarangiye kameze neza. Urabona noneho turarebana, reba hano, reba n'ahangaha turarebana. Ibi ni byo bisaba. Noneho rero tugiye gukora utundi dukora ni dutoya kuri turiya, kuko two tuba dufite igice tumwe tuba tutagaragara twihishemo imbere, tuba twihishemo imbere. Noneho uhinamo rimwe gutya, ukaza kongera ugahinamo kabiri bwa kabiri. Noneho wamara guhinamo bwa kabiri, ariko ukareba neza niba ako hasi kari gusumba ko hejuru. Impamvu ni iyi, impamvu ko hasi gasumba ko hejuru ni ukugira ngo nuza gushyiramo ishati uri kudoda, n'aka kandi ko hasi uze kukadoda. Murabyumvishe? Urabona hano hari ako hasi, hari n'ako hejuru nyine. Urabona ntabwo uturinganiza neza iyo uduhinnye gutya, ahubwo kakandi ko hasi gasumbaho nibura akantu gatoya, ku buryo hasi uba uri kukareba, ku buryo ko hasi uba uri kukareba ntibibe biringaniye cyane, kugira ngo nuza kudoda uze kuza nyine kukadoda akamwe ko hasi. Rero sinzi niba muri kubireba. Kano iyo wise ukegura gutya ugatera ipasi, iyo ugasubijemo gahita gasumba kakandi ko hejuru, gasumbaho kamwe ko hejuru. Mbikore urebe, ubwo ni gutya biba bigomba kugera. Urabona kari gushaka kugaragara. Rero niko umuntu aba agomba kugira gute, aba agomba kubigenza. Ni gutya rero, ubwo turarangiye, isigaye ni ukudoda. Amaboko rero kuyadoda ni gute? Kuyadoda ni gutya, urayafata ukayarambura ubwiza akaba aribwo bijya hejuru. Noneho warangiza hahandi twakase ukahadoda gutya. Kakandi gatoya ni kubanza ukagashyira ahatoya, akanini ukaza kugashyira ku ruhande runini. Sinzi niba mubyumvise, agatoya ugashyira ku ruhande rutoya, akanini ukaza kugashyira ku ruhande runini. Rero hahandi wakase nyine ukinjizamo neza, wamara kukinjizamo ukazana na kakandi kanini nako kakinjizamo, ukadoda gutya nk'uko muri kubireba. Aha rero hano urabona uburyo hano hakoze ka mpande eshatu. Ubwo ni gutya. Noneho kakandi kanini iyo ukazanye ukaringanizaho gutya, reba hano aka ngaka. Ubwo uhita, kubera ko tuba twagahinnye gutya, hahandi twahinnye ukaringanizaho hano. Noneho wamara ukaringanizamo hano, ugahita uramburamo bikamera gutya. Sinzi namubibonye. Hano ukaringanizamo hano, wamara kukaringanizamo hano, ahangaha kakaba kameze gutya, bikaba bimeze uku nguku.
ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho Neza muri Mbaraneza Samuel we ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho ahangaha rero urateranya noneho wamara guteranya ukaza gupima ukareba niba ese uyu muntu ibipimo nashyizemo nibyo bigiyemo. Niba umuntu wenda wamupimye umuzenguruko 8 ugashyiramo 4 ubwo bivuze ko akabande uraza gukora karaba gafite 9 n'igice. Nusanga akabande kadahuye n'umuzenguruko ntibigutera ikibazo kuko n'ubundi hari akantu kagenda karyama hejuru y'akandi. Ubwo rero ntibigutera ikibazo cyane. Ubwo noneho kano kabande ni uburyo twakometse virisorine tubangiye turakadubura. Ubwo ikintu uhita ukora uhita utera ku bubi kano kabande niho ubanza ku bubi ububi ndetse n'icyo wadubuje akabande bikarebana akaba ariho uhera ukadoda. Wamara kudoda ugasoza noneho bya bindi bya kutire ukabitebezamo. Wamara kubitebezamo nyine ugahita ushyiraho urudodo. Kanze nituhagera ndahita mbibereka. Neza kuri channel yetu yitwa Mbaraneza Samuel ishimiye kubana na mwendani wakura masomo y'ubudozi usibye muri Mbaraneza Samuel kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari cyiza. Noneho rero ubwo ibingibi uhita ubitebezamo gutya ukabizamuramo hejuru mu kabande. Hano ugahita upikaho urudodo gutya. Hano ugahita upikaho urudodo gutya ukaza kuhafunga hahandi. WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Mbaraneza Samuel
Nishimiye kubana na wendandi wakura amasomo y'ubudozi usibye Murambara neza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose mzashimira nyuma. Nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorere Nyagatare mudukere. Baduhamagara kuri 787856 cyangwa mukatwa. Iyo rero umaze gushyiraho urudodo rwo kuhafunga birumvikana ko hano naho ituhashyira urudodo. Izi ndodo ziba zigomba kujyaho kuko n'amashati ariya ya mangaze ariya ya caguwa ziba ziriho, muzabyitegereze neza. Rero niyo mpamvu nanjye mba mbereka ibintu byiza bizima mwakora ndetse igihe cyose. Dore hano hajyaho indodo naho ebyiri, urumva hari urwa mbere twashyizeho rwo gutebezamo bya bindi cyangwa se kubyerekezamo mu kabande, hakajyaho n'urunguru rwa kabiri. Kanze mbibereke neza murebe uburyo ki narushyizeho, kandi ugomba kurutwara rugororotse ku buryo umuntu wese ubonye iyo shati urebye urwo rudodo washyizeho abona uri umuhanga wabikoze, areba akabona uri umuhanga. Mwese urudodo warutwara rugoromanze rurimo izanyokanyoka ukavuga ngo nawe uri umuhanga wabikoze, oya ntabwo ari ibyo. Umuntu wigiye muri Ambara neza Samuel ntabwo akwiye gukora ibintu nyine biri aho, aba agomba gukora ibintu bizima byiza. Urabona uburyo kano kabande kameze, urabona hano rwose ko gahagaze neza. Reba unahindukije uburyo kameze neza, ni uku nguku. Ubwo rero tugiye gukora akandi nako mwitegereze neza, nako murebe uburyo bagakora. Ni kwa kundi n'ubundi nk'ibisanzwe, ariko akangaka ko urabona kahise gahindura. Kamwe twakoreye agana hirya, ariko hano kahise kaza hino. Kubera iki? Kubera ko hari ak'ibumoso n'ak'iburyo. Ubwo bivuge ko kakandi kanini kare bujye kuri kiriya gihande kinini cyo hirya. Fuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe. Zakwishyiraho cyinshi. Kora subscribe kuri channel itwambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Mana yaduhaye. Komezaho. Murakaza neza Murambara neza Samuel Shop. Samuel we ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe. Nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel itwambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Mana yaduhaye. Komerezaho. Murakaza neza Murambara neza Samuel Shop. Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare ho bakorera nibo bashoboye. Abandi byarabananiye nzakugwa nyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel itwambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Mana yaduhaye. Komerezaho.
nk'ibisanzwe rero iyo umaze guteranya nyine uhita upima ukareba niba mbese umuzenguruko urimo ungana n'akabande nakoze, mbese akabande ndakora birimo. ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel, mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho. Neza muri Mbaraneza Salon Shop Samuel ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel, mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho. Ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel. urabona ko bimeze neza rwose, akaboko kacu karangiye kameze neza. Oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho. Neza muri Mbaraneza Salon Shop Samuel ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigira. Ikorera naryo uko turitera urabona ndabanza kuringaniza hepfo gatyanga hasigaye agatambaro karinganiye kameze neza, ariko hari akantu nshaka kubereka. Mbese umukasi iyo utari gukata uwucyaza gute?
ufata undi mukasi ukagenda uwukubaho gutya gutya, noneho no ku rundi ruhande naho ukagenda ukubaho gutya ariko ushyizemo imbaraga, ukubaho ariko ushyizemo imbaraga. Iyo rero ukase umukasi uhita ukata neza cyane. Urabona ntabwo wari uri gukata, ariko reba uburyo uhisuzamo ubugi. Bisabye no kongera buro kugira ngo mfunguraho gato kugira ngo utagenda nyine wibana. Hari ukuntu nyine uhita uzamo agahanga iyo utyaye cyane. Ubwo rero aka kantu nako abantu murabimenye, ikintu gituma umukasi utyara nako murakamenye. Rero hano nyine urabiringanyiza, ni ka kandi tuba twasize ku mapesi, uragakata tukabiringanyiza neza, noneho warangiza ugahita upima umuzenguruko wabyo, warangiza ugahita upima n'uwikora wabona bingana, ugahita ubiteraho. Iyo usanze rero bitangana, nk'ikora wenda wakoze rinini, ugira gute? Wongera ijosi. Ariko ibi ntabwo bikora ku bantu bashyashya. Ku bantu bakiri kwiga, ikintu cyiza ni ukubanza ugateranya ijosi, wamara kuriteranya ugapima umuzenguruko wabyo, warangiza gupima umuzenguruko wabyo ukabona ubuteraho ikora. Ugakora ikora bingana neza neza, nta n'akantu na kamwe karenzeho. Ariko ku muntu usanzwe abikora nkanjye, urabona ko njyewe mbanza nkakora ikora mbere, kubera ko mba nzi ngo niba natambitse 3 nkamanuka 3, ndakora ikora ringana gutya, nkaba nzi umubare ndakora uko ungana. Rero wowe ukiri mushyashya cyangwa se ukiri kwiga w'umunyeshuri, ibi bintu ntuzabikore rwose, kereka niba wumva umaze kubimenya bitewe n'imyenda umaze gukora uko ingana, mbese wabifashe mu mutwe ko iyo watambitse 2 wenda ukabonoka 3 ikora rigira 10 na kangahe, ukaba ubizi. Ariko rero iyo ukiga biba bisaba ngo ubanze upime ijosi, nurangiza ubone gukora ikora rigize ute ringana n'ijosi. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na wenda ndi wakura amasomo y'ubudozi, usite muri Baraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose, muzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorere Nyagatare mudukere, baduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na wenda ndi wakura amasomo y'ubudozi, usite muri Baraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose, muzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukeneye, maduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp.
murakaza neza muriambara neza Samuel Shop Samuel we ushoboye ibyananiye abandi niyo mpamvu nzagukunda kugeza mvuye basanga Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwishyiraho byinshi kora subscribe kuri channel itwambara neza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho murakaza neza muriambara neza Samuel Shop Samuel we ushoboye ibyananiye abandi niyo mpamvu nzagukunda kugeza mvuye basanga Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel twambara neza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho murakaza neza muyambara neza Samuel Shop Samuel we ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nzagukunda kugeza mvuye basanga Nyagatare ho bakorera nibo bashoboye abandi cyarabananiye nzakugwa nyuma njyewe nzakwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel twambara neza Samuel mbega byiza we Samuel. Mbere rero yo gutera amaboko banza umenye ibi. Fata amaha yawe uyaringanize neza, numara kuyaringaniza ariko kuyaringaniza ni ukuringaniza ibipande hasi bikaba bireshya hasi bikaba bireshya noneho nurangiza kubiringaniza kandi mbere ku buryo umuntu abiringaniza urabona hano ituringaniza hasi aha noneho hano hasi nubona haringaniye hano hejuru uhita uringaniza amaha uceho na sinye numara guca sinye hano gutya numara guca sinye uhita ugira uhita uteraho amaboko. Iyi sinye rero iyo uciye hano uhita uyihuza na sinye y'akaboko yandi yo muri 1/2 hejuru mu ntugu bigahura watera amaboko igisigaye hirya kiba kingana n'igisigaye hino ahantu hose bikaba bingana. Subscribe kuri channel itwambara neza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho neza muriambara neza Samuel Shop Samuel we ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nzagukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi cyarabananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel itwambara neza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho
Murakaza neza muri mbara neza samusho samwewe ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagataraho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa mbara neza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho neza muri mbara neza samusho samwewe ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa mbara neza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho icyitonderwa uru rudodo dushyira hano ku ntugu kirazira ko rujya ku ishati rujya hejuru ku ntugu rukajya ku ishati ariko amaboko ntabwo ariho rujya sorry urudodo kirazira ko rushyira ku maboko rujya ku ntugu rero iyo urangije kurushyiraho urumva nyine ni uguteranya nk'uko bisanzwe pasuwa rero usiga 5 noneho warangiza ugakomeza udoda ndetse ukafunga hose kugeza hehe kugeza hejuru mu maboko bikorera Nyagatare mudukere baduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp oh yeah kuri WhatsApp oh yeah kuri WhatsApp murakaza neza kuri channel yetu yitwa mbara neza Samuel ishimiye kubana na mwendani wakura amasomo y'ubudozi usibye muri mbara neza Samuel kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza korera Nyagatare mudukeneye maduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp oh yeah kuri WhatsApp oh
WhatsApp cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Baraneza Samuel. Nishimiye kubana na wendandi wakura masomo y'ubudozi usibye muri Baraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Iyo rero ufite imashini isirifira cyangwa hari aho urajya gusirifiza, urasirifira, wamara gusirifira ugahita ukuba gutya. Ariko iyo nta mashini n'ubundi urakuba nk'ibisanzwe, umwenda wawe ukaba umeze gutya. Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Baraneza Samuel. Nishimiye kubana na wendandi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Baraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma. Nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukeneye mwaduhamagara kuri 787-879-5680 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Wamara rero no gukuba hasi, aha naho ukashyira indodo gutya. Ni uku nguku bigenda. Gutya. Murakaza neza muri Baraneza Samuel shop. Samuel we ushoboye cyane n'iyabandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza kuye basanga Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwishyiraho cyinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Baraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Imana yaduhaye, komerezaho. Murakaza neza muri Baraneza Samuel shop. Samuel we ushoboye cyane n'iyabandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza. Ishati yacu rero ikaba iruzuye. Ni uku nguku yuzura. Igisigaye ni ukuyiteraho indumane. Noneho twamara kuyiteraho indumane twayihereza umukiriya akayambara. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Imana yaduhaye, komerezaho. Murakaza neza muri Baraneza Samuel shop. Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye basange Nyagatare ho.
bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nzakugwa nyuma njyewe nzakwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe Imana yaduhaye komerezaho ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nzagukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe Imana yaduhaye komerezaho muri Mbaraneza Salon Shop Samuel ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nzagukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe Imana yaduhaye komerezaho. nuko nguko rero nyine dutere pasi ngira ngo mwabyitegereje mwabibonye ahangaha ku idinda urahahindukiza ariko ntago idinda rizamuka ngo rigere hejuru ritera gutya noneho ahantu hose ukagenda uhananura ahantu wacishije urudodo ukagenda uhadoda mu mpande naho ukagenda uhadoda gutyo uhatera ipasi ibintu byo kudoda byangiyemo we ukagenda utera ipasi ahantu hose hatarambutse uharambura urabona nangaha naho tukarambura urabona n'akandi kaboko nako tukakarambura urabona hano ntabwo harambutse tukakarambura noneho ubwo ngubwo twamara kuharambura tugatera indumane ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nzagukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe Imana yaduhaye komerezaho
Samu yambara neza Samu shop Samu we ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nzagukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abaticara bananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel twambara neza Samu we mbeka byiza we Samu we oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho uko rero dutera indumane twifashisha akantu ko gupfumuriraho, noneho twamara kugapfumura cyangwa se twamara kukabona tugafata umusumari cyangwa se ikindi kintu turakoresha dupfumura, ugapima 6 turutse hepfo, wangiza ukahapfumura, wamara gupima 6 ugahita upima hano kuri sukora naho ukahapfumura, noneho wamara kuhapfumura naho kamanuka 2, uvuye kuri sukora wamara kumanuka 2 naho ukahapfumura, noneho warangiza ibyo ubonye ukabigabanya n'amapesi wumva uraza gushyiramo, wenda niba ari 3 cyangwa se 4 cyangwa se urumva nawe uba ufite umubare w'amapesi ushaka gushyiramo, noneho ukagenda uyashyiramo nyine bitewe n'iki, bitewe n'umubare w'amapesi ufite. Ariko hano ari 2 wamanutse ndetse hepfo hasigayeho 6. ishimiye kubana na mwendani wakura amasomo y'ubudozi usibye murambara neza Samuel kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi nzabigisha icyo mushaka cyose muzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza korera Nyagatare mudukeneye mwaduhamagara kuri 787-795-5680 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Naha rero naho ku maboko naho ni gutya, ni gutyo wapfumura, noneho wamara gupfumura ugatera indumane. Hari indumane zijya ku bwiza ndetse n'izihishamo imbere. Indumane ziri amoko abiri, noneho indumane nubwo ziri amoko abiri n'amaforomo yazo aratandukanye. Uhita rero ufata imashini itera indumane, iba imeze nka gutya, noneho ikaba ifite amaforomo atandukanye. Hari iforomo rero y'ingabo, hari n'iy'ingore. Ndagira ngo mbabwire ko izi ngizi ari ingabo ngiye kubanza, noneho tuze gutera ingore nyine. Ingabo rero ziteye gute? Ingabo ni za zindi ziryama hejuru nyine, ziba zigize ute, ziba zigaragara inyuma, ziba ziri hejuru y'izindi, zimwe zigaragara inyuma. Noneho ingore ni zimwe zihishamo imbere nyine, zimwe ziryamirwa, zimwe ufungaho nyine zikaba zitagaragara, ndetse abenshi nyine ziriya z'ingabo nizo bazi ko ari indumane, ariko hari n'utundi biba bifungana. Rero reka nzibereke bibatandukanyirize. Ingabo rero ziragendana, noneho n'ingore nazo zikagendana. Ingabo rero dore ngizi inyuma ziba ziyaga,
dore nguko ukuntu zimeze, ariko ziba zifite nanone akantu imbere gahagaze. Rero kanze mbibereke neza ingore ukuntu bimeze, dore bimeze gutya, urabona uburyo bimeze. Noneho ingabo nayo ukuntu bimeze, dore nuko ni gutya rwose. Noneho izi zirambarana, noneho iyi nayo ikambarana n'aka ngaka gatoya. Iyi n'aka wabibonye, twose dufite uturombo, twose dufite uturombo. Iyi rero nanone niyo yambarana n'iyi ngiyi. Noneho rero mu kuzitera, za zindi nabanje bwa mbere nizo zigaragara inyuma kuko twabonye ari ingabo. Noneho rero ku kaboko, ubwo akangaka niko inyuma, niko kagaragara inyuma, kamwe k'akagabo nyine gasenye. Noneho ya yindi ifite nyine utuntu tw'uturasoro dufungana, zifitemo akobo hagati, nibyo uhita ufungana gutya. Noneho warangiza ugatereka gutya mu iforomo ugakubita. Ni gutya rwose, ni gutya indumane bayitera. Noneho kaze dukuremo amaforomo, dushyiremo amaforomo y'amagore, dushyiremo n'indumane z'ingore nazo mubirebe. Ntabwo nafata ishati yose ngo ntere indumane muri kureba, kuko naba ndi kubamarira umwanya, ahubwo mberekeye kuri kimwe, mwebwe mwaza gutera nyinshi murebeye kuri ya yindi nagiye mberekeraho. Noneho rero ya yindi nagiye mberekeraho, ubwo ngubwo ni gutya imeze, urabona. Noneho iyindi nayo ifite akaromba iyo hasi, ni gutya. Noneho rero wamara kubifungamo neza, ukazana ya shati yawe, ugahita ushyira hahandi ingore hamwe hatagaragara. Noneho ukazifungana gutya. Ni uku nguku rwose, nizere ko mwabibonye neza. Warangiza ugakubita, warangiza ukagira ukazifungana, ukareba ko iri gufunga, iri gufunguka. Ni uku nguku, dore ni gutya. Iyo umaze kubireba urafunga, ukareba birafunze, ukongera gufungura, kumva ko gasa nkaho nyine kari guturika. Ni uku nguku, urabona ko ari sawa. Ndagushimiye rero wafashe umwanya warangiza ugakurikira iyi video. Nyemerera tuzahurire mu yindi video butaha. Bye, ndabakunda, Imana ikandusha.